Stories ku mbuga. Hello ladies and gentlemen, this is Stories ku mbuga and I go by the name of Chisha Macheya. Bruce Melodie nkuko muri kubona yaje kuba asirukana ibendera ry'u Rwanda mu gitaramo cya kitabiriwe na hafi 15,000. Naravuga story uho yagenze hose uyu Bruce Melodie nako ibyo uyu Bruce Melodie yaje kuba akora. Manzi kuri like, share and subscribe tujye tubana every day every single moment kuko nimwe abantu bacu nimwe mu supporting nimwe mukurikira ibyo dukora yaba amanywa cyangwa se nijoro buri munsi. Uyu Bruce Melodie rero ibi byose arabikisha indirimbo When She's Around remix yafunga macho yakoranye cyangwa se yaje kuba asubiranamo n'uyu Shaggy uyu muhanzi ukomeye cyane kuri uyu mumbe dutuye uririmba indirimbo za dance hall cyane. Rero inzozi zaje kuba ziba imamo ku munyamuziki Bruce Melodie yahuriye ku rubyiniro bwa mbere na Shaggy bakoranye indirimbo When She's Around mu ruhererekane rw'ibitaramo Radio Jingle Bell biri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi rero aba bahanzi bombi bataramiye abasaga 15,000 mu gitaramo cyabereye mu mujyi wa Texas cyafunguye ibindi bizaba mu rwego rwo gufasha abatuye igihugu cya Amerika no ku yindi migabane kurangiza umwaka wa 2023 mu byishimo anako batangira umwaka wa 2024. Bwa mbere Bruce Melodie ataramiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe yumvikanisha ko abigezeho binyuze mu kwagura umuziki we akawushyira ku rwego mpuzamahanga kugeza ubwo yanabashije gukorana indirimbo na Shaggy wamamaye cyane muri Jamaica. Ubwo yashyiraga hanze iyo ndirimbo Bruce Melodie yavuze ko gukorana na Shaggy ari inzozi zabayemo kuko kuva akiri muto yinjira mu muziki yakundaga Shaggy cyane mu muhango wo gutanga ibihembo bya Trace Award muri Kanama 2023. Bruce Melodie yarimbye indirimbo ayifatanya na Shaggy hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Abantu bari muri BKR na cyangwa se abakurikiye ama stories ku mbuga nagiye nkora mwarabibonye. Mu ijoro ryo kwa mbere tariki 27 Ugushyingo 2023 yabashije guhura bwa mbere na Shaggy baraganira, ndetse mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri bitabira ikiganiro cya Radio Kiss FM muri America bagaruka ku rugendo rwo gukora iyi ndirimbo. Mu gitaramo cyabereye mu mujyi wa Texas, Bruce Melodie yasanganiye Shaggy ku rubyiniro baririmbana When She's Around. Uyu muhanzi wavukiye i Kanombe yarizewe kandi yaserutse afite ibendera ry'u Rwanda. Ibendera ry'u Rwanda nta kindi rivuze ni ukuzamura n'igihugu kiba kimubyara abantu bakakimenya, dore ko idarapo ari kimwe mu birango nyine biba bigaragaza igihugu. Sasa uyu rero wavukiye Kanombe Bruce Melodie murabizi ko yanabiririmbye indege yajyaga zumva mu kirere gusa anazibona ku maso, ariko arota kuba azayikandagiramo kandi zaracaga hejuru y'inzuzi wabo zihinda, ariko akibaza uburyo azagira muri iyo ndege nta byumve neza cyangwa se yumva ari nk'inzozi, ariko kuri ubu ngubu akaba azogogamo uko bwije nuko bukeye cyangwa se umunsi ku wundi. No kuvuga ko rero Shaggy nawe yari afite idarapo rya Jamaica bombi rigaragaza inkomoko yabo. Uyu muhanzi avuga ko asanzwe akora ibi bitaramo buri mwaka mu rwego rwo gufasha abantu kwizihiza iyi minsi mikuru tuba tugiye kujyamo ya Noheli n'ubunani yo gutangira imyaka mishya cyangwa se ya minsi nyine bamwita ko ari mikuru. Basoje kuririmba iyi ndirimbo, Shaggy yafashe umwanya abwira bitabira iki gitaramo ko Bruce Melodie ari wo mu Rwanda kandi ko ari inshuti yakadasohoka. Bruce Melodie yavuze ko afite urwibutso rudasaza kuri Shaggy kuko muri 2008 yataramiye mu Rwanda mu gitaramo cya MTN nta bushobozi afite bwo kwitabira igitaramo cye. Bruce Melodie yavuze ko yakuze ari umufana ukomeye w'uyu muhanzi w'icyamamare wo muri Jamaica Shaggy. Iyo tuvuze Shaggy bitahumva indirimbo nka Woman murayizi cyane, Wasn't Me murayizi cyane, n'izindi nyinshi
yagiye aririmba zagiye ziryohera amatwi yanyu, mwebwe bakunze nyine umuziki wo muri Jamaica cyangwa se n'abakunda umuziki muri rusange, kuko iyo bavuze Shaggy uhita umwumva. Bruce Melodie rero yavuze ko yari umufana wa Shaggy cyane ku buryo kuba atabashije kwitabira igitaramo cya Shaggy i Kigali ayifata nk'igihombo gikomeye yaba yaragize mu buzima bwiwe, muri bimwe mu bimushengura cyangwa se byamubabaje, kuko kuba icyo gihe ataramubonye aribwo noneho yamukundaga cyane anifuza kumubona amaso ku yandi. Ari ibintu nyine n'ubu ngubu yasinzira akabirota, agahinda kamwica cyangwa se yicaye akabitekereza agahinda kamwica. Bruce Melodie yavuze ko kandi icyo gihe muri 2008 aribuka ko n'igihe byabereye, kuko Shaggy abwira Bruce ati nari umusore muto cyane ugerageza kwinjira mu muziki, nyuma numva ko Shaggy agiye kuza i Kigali, nyuma nagombaga kujya ariko sinari mfite amafaranga yo kwishyura kugira ngo ninjire. Akomeza ati ubu ndashimira ko ndi kumwe na Shaggy amaso kandi cyangwa se ibyo bita vis-a-vis, tunaganira duseka tungurana ibitekerezo dukora buri kimwe cyangwa se buri kimwe cyose turi gufatanya. None n'ubu ngubu dore dufitanye indirimbo, icyo ntashimira Imana cyangwa se icyo navuga ni Imana icyo utankoreye ni iki. Bruce rero nk'uko mwahoze mubibona ni umuhanzi nyine umwe rukumbi hano mu Rwanda ugiye agataramira hafi 14,000, ni hafi stade Amahoro ya kera yabaga igiye kuzura, kuko BK Arena yo jya 10,000. ubu ngubu uyu Bruce Melodie yaririmbye abantu 14,000, urumva ko ari BK Arena yose yakwisiruzwa, noneho ari hari mu gihugu cya Amerika. Urumva ko nizo zabayemo ibi bivuze iki boostinga umuhanzi, ibi boostinga umuhanzi akajya ku rwego rwo hejuru, kandi dore ko icyo atari cyo gitaramo cyonyine uyu Bruce Melodie afitanye na Shaggy, dore ko bafite ikindi gitaramo muri iHeartRadio Jingle Bell ku itariki 16 Ukuboza, hariya n'ubundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta cyangwa se mu mujyi wa Miami. Bruce Melodie ahangaha agomba gukora amateka, kuko agomba kuhava yerekanye ko mu Rwanda burya duhari, mu Rwanda burya dukora music, mu Rwanda burya hari umuziki uri international, mu Rwanda burya noneho ko abantu batangira kuhaherekeza amaso bavuga ari burya ahantu hari impano zikomeye cyangwa se hari n'abantu bakomeye bazi ibyo barimo barakora, bazi ibyo bashaka kugeraho, kubera ko iyo mwatangiriye kugera ku rwego rwa international n'abahanzi benshi batangira no gutegereza kuri cya gihugu cyanyu cy'u Rwanda. Ubu rero yari Bruce Melodie ndetse na Shaggy baririmbiraga mu bitaramo bya iHeartRadio Jingle Bell biri kubera mu mujyi wa cyangwa se mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi henshi bizagenda bibera, kubera ko ari ibitaramo nyine bigomba kuba bisoza uyu mwaka wa 2023, bigomba biba buri ngaruka mwaka, kandi na Shaggy aba abiri mu buri munsi. So nukuvuga ko Bruce Melodie are proud of you, super proud of you. Komeza udushyire ku ibendera ryacu utuzamure, kandi tuzakomeza tugusupportinga kubera ko ni wowe nyenyeri ubu ngubu dufite hano muri iki gihugu cy'u Rwanda. This is the Babla and I go better than much jamashya. Mukomeze mukore like, share and subscribe, tubane kuri story nyinshi zigiye zitandukanye. Mukanya ndagaruka mvuga ese The Ben yavuze iki kuri Bruce Melodie n'icyatangaje, ese baro iracyakomeje, ese guhangana kwe naha byarangiriye Bruce Melodie yamuri intambwe. Ibyo byose The Ben aje kuba nawe agira icyo atangaza, turaza kubigarukaho muri story yacu iribuze kuba ikurikira. Hasta la vista. My name is Jamacheya. See you next